Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Anga abanzi bawe cyangwa kunda abanzi bawe. Icyo wakora ari wewe. Urakunda abanzi bawe cyangwa uranga abanzi bawe. Urwango ku rwango. Niba bakwanze nawe bange, niba kugira ikibi nawe bagira ikibi. Nika turebe. Ese birashoboka ko dushobora gukunda abanzi bacu? Urabakunda cyangwa urabanga? Ibaze wisubize. Nzi neza ko urabona igisubizo, ariko reka turebe icyo dukwiye gukora. Hari ibintu abanzi, abo twita abanzi bakora, tukabona ko ari bibi. Tukabona ko ari bibi, tukabona ko ari ubugome. Noneho ariko ibyo bintu bakoze bikadutabara cyangwa bikatuvana mu byago, twe twabonaga ko ari ibintu bibi bari gukora. Bakabikora, ukarakara, ukababara, ukagira umujinya, nawe ugashaka kwitura undi mujinya cyangwa se n'ubugome nk'ubwo bakugiriye. Ariko mu gihe cy'imyaka runaka, ayo mezi ashize, none ukabona bya bintu ahubwo byakuviriyemo ibintu byiza. Byaragukanguye, biragukomeza, kuko iyo ukomeza kuba wowe ntabwo ari upfa ubimenye, ariko ibyo bintu bagukoreye byaragukanguye, bituma nawe ushakisha Imana kugira ngo wibaze ibintu ni biki. Uhavana agakiza, uhavana ukwemera n'ukwizera. Noneho ibyo bintu bigenda bita agaciro bakuvuzeho cyangwa bagize gute, kubera ko uri mu Mana. Kubera ku Mana rero, ibyo abanzi bakugirira ntukabyitaho ngo biture undi nabi, ahubwo ujye witura neza unabakunda. Reka turebe ukuntu Bibiliya ibitubwira neza. Matayo 5:44. Ndakubwiye ni ukuri. Kunda abanzi bawe, unabasengere, usengere abagutoteza. Kunda abanzi bawe, ntuhagarare aho gusa, ahubwo unabasengere abo bose bagutoteza, abakugenda inyuma bakugira ibiki byose bibi, abakuvuga nabi, abagira ibiki byose. Bakunde unabasengere, kuko turamutse twumva ibyo Kristo atubwira, ahubwo twagenda tubashimira abo bantu badukorera ibintu batwifuza ari bibi. Kuko burya iyo umuntu akwifurije ikibi, hari ikintu atekereje ubundi. Naricaye ndatekereza ndavuga nti ushobora kubona abantu bakuviriye rimwe hirya hino, bakakwanga ntacyo umupfuye, bakakwanga gusa kukwanga kubera ko bakuvuze, none bakabona ibyo bavuze ntibiri gusoza, noneho hakavamo urwango. Uvuye umuntu akuvuza akakuvuga nabi, akabona umwuka w'Imana urimo uragenda guteza imbere, ibyo kuvuga nabi bivaho, agahita kwanga. None yakwanze, icyo kintu atekereje mu ijuru, nabo bahita babona bakavuga bati kuki uyu muntu abantu bari kumwanga. Mu ijuru bagahita bacekinga, ese ibi bintu abantu bari kureba nibyo? Bagacekinga. Noneho rwa rwango rw'abantu mu isi rugatuma mu ijuru nabo babona yuko nta rwango bafitiye, nta nabo bafitiye, ahubwo nabo bagatangira kukwitaho. Urwango abantu bagufitiye hano muri ino si bituma mu ijuru bakwitaho. Uyu muntu abantu bari kwanga bose, uyu muntu bigatuma agakiza rero tumukomeze. Niyo mpamvu uramutse wumva ko ibyo abantu bagukorera nyuma bizakuviramo ibyiza, ahubwo twari tubashimire kuko bituma mu ijuru babona ko bari kudutoteza. Noneho natwe bagaduha imbaraga zikomeza gukora ubwami bw'Imana. Reka turebe rero, tugomba kubashimira, ariko nanone tukamenya kubana nabo, kuko uwamaze kubabona, wabonye ibyo bakwifurije bibi, nyuma mu gihe kirekire urihangana kubera ijambo, kubera Imana. Ariko noneho menya kubana nabo, ucakenye nawe, umenye uhigire iryo somo ry'uko isi imeze. Kuko isi kera twese tuba tuzi ko nta muntu ubaho, ariko ibihe byagiye bitwereka ko burya byose bishoboka, kandi ijambo ry'Imana ari ryo hejuru ya byose, ribirenga. Iyo uryiringiye ukarikoresha, akaba ryo ukoresha, akaba ryo ugumamo, ibyo byose bakwifurije bagize gute byose bihinduka ubusa. Reka turebe rero, niba ikibi gishobora kubyara icyiza, ikibi cyo bakwifurije cyose kikavamo icyiza, no kuvuga ngo dushobora kuba ibintu twabwiwe biri macuri, kuko umuntu ashaka kugira nabi, akabigambira, akabishyiramo ingufu, akabigiramo ibiki byose, ariko nyuma
bikarangira akozwe n'isoni abonye yuko Imana bya bintu yagambiriye bibi byo gukorera Imana ibihinduye bibi byiza kuri wewe. Nuvuga ngo ibyo byose bakora ni ku bwiza bw'ibyacu. Ibyacu bigomba kugirwa neza, yaba abatwifuza nabi, yaba abatuvuga nabi. Ibyo byose biha Uwiteka ari mu ijuru ahita avuga ati uyu muntu uyu nguyu arimo arareba Uwiteka ndeba, agaceka ngo kuvuga cyangwa ngo wakubwiye bibi, akareba ibye, akongera akareba n'undi akareba ibye, noneho nawe akareba umutima wawe ufite, akageranya na wa bandi. Noneho uko bagenda nyine bakwifuza ari benshi hirya no hino, niko mu ijuru naho bagenda bareba, bagacekinga, noneho bagasanga wenda urarengana kubera ko wenda ari urwango abantu bagufitiye, ari ya nabi navugaga bashaka kukugirira, kandi bakabona nta rwango bafitiye, mu ijuru bagahita bashyiraho n'uyu nguyu reka tumukoreshe, tumuha agakiza ko azabashobora, yarabihanganiye, iby'isi arabibona, none ari no mu ijambo, reka tubane nawe, dukorane nawe, kuko ibi byose bamwifuza ibi byose tubihindure ibyiza kuri we. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.